Abantu benshi bakomeje kwibaza bati ni gute kandi ni ukwera iki umunsi gusa ushobora guhinduka ikintu gikomeye cyane nk'iki kugeza n'ubwo witwa ikimenyetso cy'Imana? Hari ibyo tuzi neza byo kandi tudashidikanya na gato ko bigomba kubaho mu gihe kiri imbere, kuko ibyo ngibyo byavuzwe n'Imana itibeshya kandi idahinduka. Ibyo ngibyo ni ibi bikurikira: ni uko itegeko ry'icyumweru rigomba gushyirwaho rihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe n'ububasha bw'ubuprotesitanti bwaguye buyoborwa n'ubupapa. Iryo tegeko ry'icyumweru rizahita ryihuta cyane rishyirweho mu bihugu byose byo mu isi bifatiye icyitegererezo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi iryo tegeko rikazazana agahato gakomeye hamwe no kurenganya ndetse nyuma na nyuma no kurimbura abitondera amategeko y'Imana bose bubahiriza isabato y'ukuri nk'uko Imana yabitegetse. Ibi ngibi byo ntabwo ari ibiteganyijwe kubaho, ahubwo ni ibigomba kubaho uko byagenda kose, kandi nta kintu na kimwe mu isi no mu ijuru gishobora kubihindura ngo ntibibeho. Umukiza wacu Yesu Kristo akiri mu isi yavuze neza ko kimwe mu bizaranga abo mu gisekuru giheruka ari uko bazatungurwa n'umunsi w'imperuka. Ibyo bintu biteye ubwoba cyane, biratangaje, kandi buri wese akwiye kubitekerezaho yitonze, kubera ko ubutumwa bw'uko isi izarangira n'ibimenyetso bibanziriza kurangira kwayo byatanzwe neza mu ijambo ry'Imana, ndetse bimaze imyaka 2000 byigishwa mu isi yose mu buryo bwahuranyije, yaba muri Bibiliya no mu zindi nyandiko zera. Birumvikana yuko ibyo bitari bikwiye kuzagira n'umwe bitungura. None ni ukubera iki abantu benshi ijambo ry'Imana rivuga neza ko bazatungurwa no kubaho kw'ibintu bimaze imyaka 2000 byigishwa mu buryo busobanutse neza ko bizabaho? Munsi w'isabato ngwino kiruhuko cyera ngwino unduhure ituze mu nzu. Turabasuhuje mu izina ryiza ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe tuhasanga ingingo yavuzwe mu ijambo ry'Imana ko ari izaba ishingiyeho intambara ikomeye iheruka izashyira iherezo ku mateka y'inosi. Iyo ni ingingo yerekeranye no kuramya ndetse no kwakira kimwe mu bimenyetso bibiri gusa bizatandukanya abakorera Imana by'ukuri bari ku ruhande rwayo ndetse n'abari ku ruhande rwa Satani baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Muri iki gihe ubu butumwa usanga abantu benshi babuhinyura ntibabwiteho, ariko Imana umuremyi wacu twese itubwira impamvu ubu butumwa dukwiye kubwitondera cyane, kandi ku ruhande rwacu tugakora igishoboka cyose kugira ngo tubusobanukirwe neza mu buryo nyakuri, bityo twirinde iteka rikomeye rizagira ku bazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni ukubera iki dusabwa kwita kuri ubu butumwa cyane? Igisubizo tugisanga mu magambo y'umuhishuzi Yohana ubwo yandikaga ubutumwa bw'umuburo yahawe n'Imana ngo bumenyeshwe buri wese utuye mu isi. Mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 n'uwa 10 yaranditse ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Uyu mujinya w'Imana uvugwa hano ni ibyago 7 by'imperuka nk'uko biboneka mu gice cya 16 cy'Ibyahishuwe bizasukwa ku baramya iyi nyamaswa. Ijambo ry'Imana ritubwira kwirinda kuramya. Arakomeza ngo kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Bivuze ko uretse gusukwaho ibyago 7, uramya inyamaswa wese akakira ikimenyetso cyayo azakongorwa n'umuriro uheruka uzarimbura burundu Satani n'abamarayika be, urimbura icyaha n'abanyabyaha mu isi bapfa urupfu rwa kabiri rw'iteka ryose. Niyo mpamvu dusabwa kwita cyane kuri buno butumwa kandi tubwitondeye. Kimwe muri ibi byigisho by'ubuhanuzi twize twarebeye hamwe ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo, ndetse nuko dukwiye kwakira gukiranuka kwa Yesu Kristo binyuze mu kwihana no kubabarirwa ibyaha, kugira ngo uwo murimo wo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ubashe gukorerwa muri twebwe. Twabonye kandi ko umunsi w'isabato ariwo kimenyetso cy'Imana, kubera ko ari ugaragaza ububasha bwayo mu isi no mu ijuru hose. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati ni gute kandi ni ukwera iki umunsi gusa ushobora guhinduka ikintu gikomeye cyane nk'iki kugeza n'ubwo witwa ikimenyetso cy'Imana? Mbere yuko tubumbura ibyanditswe byera dusubiza kino kibazo, reka twongere turebere ku rugero rushobora gutuma twumva ibi ngibi. Ubutegetsi bw'ibihugu bitandukanye byo mu isi bigira iminsi runaka bitoranya ngo ibe ikimenyetso cyihariye gihagarariye ububasha runaka butagaragara bw'icyo kintu kiba cyatoranyijwe. Urugero ubwigenge, kuko icyo ari ikintu kitagaragara, bugatoranyirizwa umunsi witwa umunsi w'ubwigenge
ugahinduka ikimenyetso cy'icyo gihugu cy'ubwigenge, cyangwa se umunsi wo kwibohora ugahinduka ikimenyetso cy'uko kwibohora, cyangwa se indi minsi itandukanye wenda ibihagarariye kwibuka amateka yihariye aba yararanze ibyo bihugu. Bene iyi minsi ihabwa ububasha bwihariye kandi igatandukanywa n'iyindi yose, bidatewe n'uko yo iba ari miremire cyane kuruta iyindi yose, ahubwo ihinduka iyihariye kuko iba ifite ikintu cy'ingenzi cyane ihagarariye kandi ishushanya. None bigenda bite iyo umuntu utuye muri icyo gihugu cyangwa se wenda ari umwenegihugu wacyo ahangaye kuvuga ko uwo munsi runaka uba waratoranyijwe nta gaciro ugifite kuri icyo gihugu, cyangwa se agakora ibitandukanye n'ibyavuzwe n'ubwo butegetsi ko byemewe gukorwa kuri uwo munsi uba waratoranyijwe kugira ngo ube ikimenyetso gihagarariye ikintu runaka? Bene uwo arahanwa bidatewe n'uko yasuzuguye umunsi w'amasaha gusa, ahubwo bitewe n'uko aba yasuzuguye ububasha uwo munsi uhagarariye. Imana nayo imaze kurema ijuru n'isi mu minsi 6 yatoranyije umunsi wayo wa karindwi ngo ube ikimenyetso cyayo cy'iteka ryose kigaragaza imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo bwo kurema ndetse no gutegeka ibibaho byose. Uwo munsi yawise umunsi w'isabato. Uyu munsi ntabwo ari umunsi w'abayuda nk'uko benshi bashukwa igihe bigishwa babeshywa n'abigisha b'ibinyoma, ahubwo no munsi unaboneka mu irema nk'uko biri mu gitabo cy'Itangiriro, igihe Adamu na Eva twese dukomokaho bari bamaze kuremwa hatarabaho ubwoko bw'Abisiraheli cyangwa irindi shyanga iryo ari ryo ryose. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 haranditse ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ari w'Imana yaruhukiyemo imirimo yose yakoze. Imana yashyizeho n'umunsi ngo urwibutso ruzajya ruhora rwibutsa ibyaremwe byose uko icyumweru gitashye ko ariyo muremyi n'umugenga wa byose. Niyo mpamvu ubwayo Yesu uyu munsi ikimenyetso cyayo cy'iteka ryose. Mu kuva mu gice cya 31 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 haranditse ngo nuko Abisiraheli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose ibisezerano ridakuka. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisiraheli, kuko mu minsi 6 ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, kuwa karindwi akarorera akaruhuka. None tuzi neza yuko Satani yahereye kera kose arwanya Imana n'ubutegetsi bwayo n'ububasha bwayo, kandi yifuza ko Imana yo mu ijuru yibagirana mu byaremwe byose. Nicyo cyatumye Satani yibanda cyane mu gusibanganya uru rwibutso rw'irema rw'umunsi w'isabato y'ukuri yo ku munsi wa karindwi, ariwo Samedi cyangwa Saturday, mu mitima y'abantu, kuko Satani yari abizi neza ko abantu nibatagira igituma bibuka inkomoko yo kuremwa kwabo bitazatinda ko bibagirwa n'umuremyi wabo. Ni nacyo gituma guhindura uyu munsi wo kuruhuka ari icyaha gikomeye cyane mu maso y'Imana, kuko biba bigaragaza ko utemera ububasha n'ubutegetsi bw'Imana. Nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabihanuye, Satani abinyujije muri Kiliziya Gatolika y'i Roma yarwanyije kino kimenyetso cy'Uwiteka cy'isabato nyakuri cyagombaga guhora cyibutsa abantu umuremyi wabo, maze yishyiraho ikimenyetso cye bwite kigaragaza ububasha bwe, ari cyo gushyiraho itegeko risaba abantu bose kweza no kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Igihe Satani abinyujije muri Kiliziya Gatolika y'i Roma yari amaze gukuraho urwibutso rw'isabato nyakuri, ariyo kimenyetso cyerekana ububasha n'ubutegetsi bw'Imana, kigasibangana mu bantu, Kiliziya Gatolika y'i Roma yari yugururiye inzira ubuhakanamana bwose mu isi, kuko yari iyoboye abantu bose mu kwibagirwa cya kimenyetso cyagombaga guhora kibibutsa buri cyumweru ko hariho Uwiteka wabaremye. Amadini yose atemera Imana, abahakanamana n'abasenga ibishushanyo n'ibindi bigirwamana byose ari mu isi uyu munsi yabayeho kubera ko ikiruhuko cy'isabato cyagombaga guhora kibutsa isi yose ko Imana yo mu ijuru ariyo muremyi wa byose, ndetse ko ariyo igomba gusengwa yonyine, cyari gikuweho. Kandi ibi ngibi bituma uwakuyeho runo rwibutso rw'irema mu isi yose ari rwo kiruhuko cy'isabato, ari we Kiliziya Gatolika y'i Roma, Imana yibaraho icyaha gikomeye cyane cy'uko yateye isi yose kwibagirwa Imana umuremyi wa byose, maze bigatuma isi hafi ya yose yoboka mu gusenga ibigirwamana, mu guhakana Imana, ndetse no mu kundi gukiranirwa kose kuri mu isi uyu munsi kwatewe n'uko kwimura Imana. Kandi mu buryo bwumvikana neza, iyi ni nayo mpamvu iyi minsi yombi ariyo igomba kuba ishingiro ry'iyi ntambara ikomeye iheruka mu isi, kuko ihagarariye ububasha bubiri butandukanye cyane kandi buhanganye. Kubahiriza isabato yo ku munsi wa karindwi ariyo Saturday cyangwa Samedi ku ruhande rumwe
ni ikimenyetso kigaragaza ko ukizera ko Imana ariyo muremyi wa byose kandi ko ariyo ikwiye kuramywa yonyine kuko ariyo mutegeka wa byose. Mu gihe kuruhuka no kweza umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche ari ikimenyetso cyerekana ko uhakana ububasha bw'Imana bwo kurema n'ubwo gutegeka ibyaremwe byose, maze ahubwo ukemera ububasha bw'uwahinduye ibihe n'amategeko ayobowe na Satani ari we bupapa bw'i Roma. Muri iki gihe gisoza iyi ntambara ikomeye, Satani ari gukoresha imbaraga ze zose ngo akureho burundu isabato y'ukuri, arenganye kandi arimbura abayiruhuka bose bakurikije uko ijambo ry'Imana ryabitegetse, abinyujije mu gushyiraho itegeko ryo kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche no guhatira isi yose kuruhuka kuri uyu munsi muhimbano kugira ngo asibanganye burundu ububasha bw'Imana muri ino si yose. Kandi iki ni nacyo cyaha cya nyuma kizakorwa n'ikiremwa muntu mu isi yose, ari nacyo kizatuma bimuye kino kimenyetso cyerekana ububasha n'ubutegetsi bw'Imana bose bakakira ikimenyetso cya Satani ari cyo kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche, basukwaho ibyago 7 by'imperuka kandi bakarimbuka by'iteka ryose. Uko ibi ngibi bizakorwa, ubuhanuzi nabyo bwarabihishuye neza. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo Amerika, igihugu kivuga ko gifite umudendezo mu by'iyobokamana, kizifatanya n'ubupapa mu guhatira imitimanama y'abantu no kubategeka kubahiriza isabato y'ikinyoma ariyo dimanche. Nibwo abaturage bo mu bihugu byose byo ku isi bazabwirwa gukurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arakomeza ngo ikibazo cy'isabato nicyo nkomoko y'urugamba mu ntambara ikomeye iheruka iyi isi yose izaba ifitemo uruhare. Arakomeza ngo amahanga yose azakurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo kino gihugu kizakingura inzira, nibwo ako kaga kazagera mu bwoko bwacu bwose bwo mu migabane yose y'isi. Mu rwibutso n'integuza yaranditse ngo bitinde bitebuke, amategeko yo kuruhuka ku cyumweru dimanche azatangazwa vuba aha cyane. Hagiye gushyirwaho amategeko yo kuruhuka ku cyumweru ku gahato, kandi abantu bari mu myanya yiringirwa y'ubuyobozi bazagwa nabi itsinda rito ry'abizera bitondera amategeko y'Imana. Ibi ngibi bigomba kubaho kandi bigiye kubaho. None ngo bizabaho ryari? Aravuze ngo ni vuba aha cyane. Umuhishuzi Yohana avuga ku bya buriya buhanuzi tumaze gusoma mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 12 no 14, yaranditse ngo iyo nyamaswa itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. None twagiye tubona neza isano umunsi wo kuramyaho uhuriyeho n'ubu buhanuzi bwo mu byahishuwe buvuga ku by'ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi mu magambo twamaze gusoma y'uyu muhanuzi w'Imana, twabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zizaba inkomoko ya kino kibazo giheruka mu isi yose, zikabanza gushyiraho rino tegeko ry'icyumweru, kuko ari z'ubuhanuzi bwo mu byahishuwe 13 bugaragaza nk'inyamaswa yavuye mu gitaka itangira isa n'umwana w'intama, ariko nyuma ikavuga nk'ikiyoka kandi igahatira isi yose kuramya ya nyamaswa ya mbere ari y'ubupapa, ndetse no kwakira ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, bisobanuye kwemera mu ntekerezo hamwe no kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche ku itegeko rya leta. Hari bamwe babona yuko ibi bidashobora gukorwa mu gihugu cya Amerika kimaze igihe kinini kivuga ko gihagarariye ubwisanzure mu isi, nyamara ubuhanuzi buturutse ku Mana itibeshya na rimwe kandi idahinduka bwari bwaravuze neza ko ibintu nk'ibi ngibi turi kugenda tubona n'amaso yacu muri kino gihe ko byari kuzabaho. Mu gitabo Intambara Ikomeye paje 416 umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo abanyacyubahiro bo mu matorero no mu buyobozi bw'igihugu bazishyira hamwe ngo bahongere, bahendahende cyangwa boshye abantu bo mu nzego zose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Nuko rero amategeko mvajuru azasimbuzwa amategeko y'agahato. Kwangirika k'ubutegetsi bizasenya gukunda ubutabera kandi bituma ukuri kwirengagizwa. Arakomeza ngo ndetse no muri Amerika yigenga ubwayo, abategetsi, abanyamategeko mu rwego rwo kwiyegereza abaturage bazubahiriza ibyo rubanda rushaka, bahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Umudendezo w'umutimanama wabonetse bigoranye ntuzongera kubahirizwa ukundi. Mu ntambara igiye kuza vuba aha, tugiye kubona ibyerekanywe mu buhanuzi bw'aya magambo ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu.
muri Signs of the Times cyangwa se ibimenyetso by'ibihe byo ku ya 21 Ukuboza mu cya 888 yaranditse ngo iki ni cy'amashyirahamwe agaragaza kandi avuga ku byerekeranye n'itegeko ry'icyumweru ryenda gushyirwaho. Amashyirahamwe ubu yamaze kunga ubumwe n'amatorero mu gusaba ko iryo tegeko rishyirwaho. Arakomeza ngo leta yacu imeze nk'ingorofani ntishobora kugira ikintu icyo ari cyo cyose ikora itabanje gusunikwa, ariko kubw'amatorero ari gusunika n'imbaraga zayo zose ku kuboko kumwe kw'iyo ngorofani, maze n'amashyirahamwe nayo agasunika atyo n'imbaraga zayo zose ku kundi kuboko cyangwa ku rundi ruhande. Ibyo bigomba kuzahita bitwara kandi byihutisha ishyirwaho ry'itegeko ry'icyumweru hamwe n'ibizajyana naryo byose, kuko igihe Pilato na Herode bahindukaga inshuti, Kristo yahise abambwa. Ku bantu bakurikirana politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mubona yuko iyo bigeze ku ngingo y'imihindagurikire y'ikirere, amashyaka yombi ayoboye kino gihugu, ni ukuvuga abademokrate n'abarepubulika, baba bahanganye cyane mu bigaragara, banerekana ko bafite ingingo zihabanye cyane kuri kino kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, ku buryo uba ubona ko kuba bazagira aho bahuriza hamwe ku mihindagurikire y'ikirere ari ibintu biba bisa n'ibidashoboka. Ku ruhande rumwe rw'abademokrate bashinja abarepubulika guhakana ko kino kibazo kiriho, bakabashinja kutacyitaho n'ibindi bisa bityo. Naho ku ruhande rw'abarepubulika bashinja abademokrate gushaka gukenesha igihugu binyuze mu gushyira amafaranga menshi muri zino gahunda zo kurwanya imihindagurikire y'ikirere, kandi bakanabashinja kutisunga Imana mu kurengera isi, ko ahubwo baba bumva ibintu byose babikora ku bwabo hamwe n'ibindi bisa bityo. Urebeye mu buryo bugaragara uguhangana kw'aya mashyaka yombi kuri kino kibazo, ubona yuko batazigera bahuza. Nyamara uku nguku niko byateguwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma binyuze muri rya hame ryitwa Hegelian Dialectic ryo guhanganisha impande zombi, kugira ngo Roma ibe ari izatanga igisubizo cyo kunga aya mashyaka yombi kuri kino kibazo. Birumvikana yuko kugira ngo bazikure mu guhangana gukomeye n'impaka baba barimo ku bijyanye na kino kibazo, bagomba bose kuzashaka aho bahuriza, kandi itegeko ry'icyumweru niryo rizahuza aya mashyaka yombi. Iri tegeko niryo rigiye kugaragazwa nk'igisubizo cyonyine cyizewe cyatuma aya mashyaka yombi agera ku byo yifuza kandi akanyurwa. Mbese ni mu buhe buryo? Reka dufate urugero. Ku rubuga rumwe rw'iyi miryango tumaze kubona ruguru, uyu witwa The Green Sabbath Project, bavuga ku bya kino kiruhuko cyo ku cyumweru dimanche mu gukemura imihindagurikire y'ikirere, baranditse ngo mbese ntacyo ushobora gukora ku bidukikije? Ahari kutagira icyo ukora ni kimwe mu bintu byiza cyane ushobora gukora. Umunsi umwe mu cyumweru dimanche ntukagire icyo uwukoraho. Barakomeza ngo fata uyu munsi w'ikiruhuko cya buri cyumweru uwugire isabato nyayo kuri wowe ubwawe ndetse no ku bw'isi yose. Ntutware, ntujye guhaha, ntuwukoremo imirimo y'ubwubatsi, ahubwo utembere uwusangiriremo n'inshuti, mwishime cyangwa musome ibitabo muri hamwe n'abana banyu. Barakomeza ngo kuri uwo munsi muririmbe, mugire umwanya wo gutekereza mutuje, muhimbaze munyuzwe. Barakomeza ngo iyi sabato, ubwo ni ukuvuga ku cyumweru dimanche, utubera umusogongero w'isi nshya igiye kuza. Ahangaha iyo bavuga iyi si nshya baba bavuga icyiswe New World Order, Nouveau Ordre Mondial, aribyo bisobanuye isi izaba igendera kuri gahunda imwe ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ntabwo baba bavuga isi nshya izaremwa n'Imana. Barakomeza ngo mu bigaragara, niba koko witaye ku hazaza hacu ndetse no ku kubaho neza kwawe, ujye wubahiriza uyu munsi w'isabato dimanche, uwugire uw'ikiruhuko. Ibi bizafasha kubaka umuryango rusange muzima, bitume hagaruka imico mbonera no gutuza no kunyurwa. Barakomeza ngo intwaro imwe ikomeye yo kurwanya iyangirika ry'ibidukikije n'imihindagurikire y'ikirere ni uyu muhango w'ibyamwuka wa kera wo kuruhuka ku cyumweru dimanche. Basoza bavuga bati ubwo rero icyo usabwa gusa ni ukutagira icyo ukora kuri uwo munsi. Mu gitabo Intambara Ikomeye paje ya 409 umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo amateka ahamya neza yuko ubupapa butahwemye gukoresha ubucakura n'umwete mwinshi mu kwivanga muri gahunda za leta z'ibihugu, maze bwamara kuhashinga ikirenge bugasohoza imigambi yabwo ndetse bukarimbura ibikomangoma n'abaturage. Nuko rero duhore twibuka yuko Roma yirata ko itazigera ihinduka. Umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo abaprotestanti ntibasobanukiwe bihagije icyatumye bemera gufatanya na Roma igikorwa cyo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Naho abagatulika bo mu gushakisha gusohoza umugambi wabo, itorero ry'i Roma rigambiriye kugarura ikuzo ryaryo ryari ryarabuze. Arakomeza ngo mureka ayo mategeko atangizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ubutegetsi bwa leta buhatira abantu gahunda z'iryo torero. Muri make, ububasha bw'itorero na leta nibyo bizajya bigenga umutimanama w'abantu. Ubwo nibwo intsinzi y'itorero ry'i Roma muri icyo gihugu izaba igezweho. Hari ibyo tuzi neza byo kandi tudashidikanya na gato ko bigomba kubaho mu gihe kiri imbere, kuko ibyo ngibyo byavuzwe n'Imana itibeshya kandi idahinduka.
Ibyo ngibyo ni ibi bikurikira: ni uko itegeko ry'icyumweru rigomba gushyirwaho rihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe n'ububasha bw'ubuprotestanti bwaguye buyoborwa n'ubupapa. Iryo tegeko ry'icyumweru rizahita ryihuta cyane rishyirweho mu bihugu byose byo mu isi bifatiye icyitegererezo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi iryo tegeko rikazazana agahato gakomeye hamwe no kurenganya ndetse nyuma na nyuma no kurimbura abitondera amategeko y'Imana bose bubahiriza isabato y'ukuri nk'uko Imana yabitegetse. Ibi ngibi byo ntabwo ari ibiteganyijwe kubaho, ahubwo ni ibigomba kubaho uko byagenda kose, kandi nta kintu na kimwe mu isi no mu ijuru gishobora kubihindura ngo ntibibeho. Umukiza wacu Yesu Kristo akiri mu isi yavuze neza ko kimwe mu bizaranga abo mu gisekuru giheruka ari uko bazatungurwa n'umunsi w'imperuka. Ibyo bintu biteye ubwoba cyane, biratangaje, kandi buri wese akwiye kubitekerezaho yitonze, kubera ko ubutumwa bw'uko isi izarangira n'ibimenyetso bibanziriza kurangira kwayo byatanzwe neza mu ijambo ry'Imana, ndetse bimaze imyaka 2000 byigishwa mu isi yose mu buryo bwahuranyije, yaba muri Bibiliya no mu zindi nyandiko zera. Birumvikana yuko ibyo bitari bikwiye kuzagira n'umwe bitungura. None ni ukubera iki abantu benshi ijambo ry'Imana rivuga neza ko bazatungurwa no kubaho kw'ibintu bimaze imyaka 2000 byigishwa mu buryo busobanutse neza ko bizabaho? Igisubizo kuri kino kibazo tugisanga mu magambo yanditswe n'umuhanuzi w'Imana mu gitabo cy'Intambara Ikomeye kuri paje 441. Yaranditse ngo, mbese Imana ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Arakomeza ngo, imperuka izaza vuba birenze uko abantu babitekereza. Ibi bivuze yuko mu gihe abantu benshi bibarira imyaka myinshi y'amajyambere, biranashoboka yuko bamwe muri bo baba banizera yuko isi izagera ku iherezo, ariko bakabona yuko ibyo bintu bishyize kera. Ijambo ry'Imana ryahumetswe rirushaho gukomera, ryo riravuze ngo icyo gihe cy'imperuka kizaza vuba kurenza uko abantu babitekereza. Bibiliya nanone iravuga iti, ubwo bazaba barangurura amahoro n'umutekano nibwo kurimbuka gutunguranye kuzabageraho. Mbese uko kurimbuka kuzaza ryari? Kuzaza muri icyo gihe abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bazaba bavuga yuko hari amahoro n'umutekano mu isi, ahari se bari gushyiraho amategeko bibwira ko azarangiza ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, akagarura imico mbonera mu bantu, hamwe n'ibindi bitandukanye bisa bityo. Kandi uko byagenda kose, icyo amateka n'ibyanditswe byera bigaragaza neza ni uko amategeko yose aba bayobora isi y'umwijima bifuza gushyira mu isi ntashobora kugira imbaraga cyangwa ngo yubahirizwe n'abantu benshi batabanje guteza abatuye isi amakuba n'ibyago bidasanzwe bituma abantu batware b'ikibi babona uburyo ndetse n'urwitwazo rwo kwambura abantu bose umudendezo ndetse n'ubwisanzure bwabo. Ino ni nayo mpamvu Satani yifuza kongera kunyeganyiza isi yose mu buryo bukomeye cyane. Ni nayo mpamvu bagomba kuba barateguye yuko muri kino gihe isi igomba kubanza gutakaza ibihe bisanzwe ikinjira mu bihe bidasanzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. The next pandemic is not a question of if, but of when. Icyorezo kigiye gukurikira ntabwo ari ikibazo cyo kuba kizaba cyangwa kitazaba, ahubwo ni ikibazo cy'igihe kizatangirira gusa. And we cannot afford to repeat the same mistake of the past. Ndetse ntabwo dushobora kwihanganira gusubira mu makosa twakoze mu gihe cyashize. When the next pandemic comes, ubwo ikindi cyorezo kizaba kije nk'uko kiri hafi, and it will, kandi kizaza, we must be ready to answer decisively. Tugomba kuba twiteguye guhangana nacyo dukomeje cyane, collectively, dufatanyije twese kandi mu buringanire. Uwiteka nabishima, tuzakomeza kurebera hamwe ibi mu buryo burambuye mu byigisho bizakurikira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Maranatha.